Muraho neza abakunzi bacu baradukurikirana umunsi ku munsi. Iyi ni ya YouTube channel yanyu Driving College School TV, aho tuba tuje gusora ikizame kiba cyakozwe kugira ngo turusheho kubona imyitozo ihagije, kugira ngo nitugerwaho tuzatsindire ku manota hejuru kandi bitatugoye. Ikintu busabwa kugira dukosora ikizame nk'iki, ufata agapapuro ugafata ikaramu ukagenda wandikaho igiso cya nyacyo. Murabizi ikibazo kiba gifite ibisubizo bine, ugahitamo igiso cya nyacyo ukacyandika ku gapapuro kugira ngo uze kureba amanota uragira kuri 20. Ibindi byo no kubitsa gukanda subscribe niba utari wayikanda kugira ikizame bakoze ujye uhita ukibonera kugiye, kugira ngo isomo rishyanje kubigisha. Murabizi amasomo ngenda mbigisha nayo muba mwandanyandikiye muri comment, nawe ari ikintu ukeneye ko tukwigisha wakinyandikira muri comment, nkazagitegura isomo nkazarizana kuri ino YouTube channel yacu. Rero kugira ngo ujye uhita ubibonera kugiye no kuba warakanze subscribe. Ibindi byo mbibutsa ko code ziri kuboneka aho waba uri hose mu gihugu, uratwandikira kuri 0789 935 tukagufasha kubona code mu gahe gato aho waba uri hose. Iyo nimero ushaka kwitwandikiraho cyangwa ukanayiduhamagaraho. Uramutse ukosoye ikizame nk'iki ukagira ikibazo ukabura umuntu ugusobanurira, cyangwa ukeneye ko tukwigisha by'umwihariko, tubigisha online kubera ko abantu benshi barabinsabye barambwira ati bitewe n'akazi baba bafite ntabwo babona ukuntu baza mu shuri, nzashyiraho uburyo bwo kubigisha online. Mitambikora uri kure naho turakwigisha online, upfa kuba ufite smartphone ukaba ufite na megabytes. Ndakeka ko wamaze gufata agapapuro, ndakeka ko wamaze gufata ikaramu. Reka dutangiye n'ikibazo cya mbere cyabajijwe uyu munsi. Ikibazo cya mbere kibaza ngo iki cyapa gisobanura iki? Tegereze neza icyapa dufite. Gifite umuzenguruko w'umweru ndetse n'ubuso bw'umuhondo. Ese kino cyapa gisobanura iki? Hano hari ibisubizo bine baba baduhaye, ugahitamo igiso cya nyacyo ukacyandika ku gapapuro kugira ngo uze kureba amanota uragira kuri 20. Iravuga ngo uburenganzira bwo gutambuka mbere. Beka ngo uburenganzira bwo gutambuka mbere mu yandi masangano y'umuhanda kwegereye. Seka ngo ibyago imbere mu masangano y'umuhanda ukwegereye. Deka ngo A na B ni ibisubizo by'ukuri. Uburenganzira bwo gutambuka mbere ndetse n'uburenganzira bwo gutambuka mbere mu yandi masangano y'umuhanda akwegereye. Ese hano wabona igiso cy'ukuri hari ikihe? Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Igiso cyanya cyo cyandike ku gapapuro kugira ngo uze kureba amanota uragira kuri 20. Ese niso cyanyacyo ni A, ese niso cyanyacyo ni B, ese niso cyanyacyo ni C, cyangwa ese niso cyanyacyo ni D? Ndatekereza ko wamaze guhitamo iso cyanyacyo, ndatekereza ko wamaze kucyandika ku gapapuro. Ese kino cyapa gisobanura iki? Bibuza ko video y'ibyapa byo ku mihanda, amoko 5 y'ibyapa byo ku mihanda: ibyapa bitegeka, ibyapa biburira, ibyapa bibuza, ibyapa ndanga ndetse n'ibindi byose namaze kwibakorera kuri YouTube channel yacu. Ariko ugiye ukabona utari kuyibona vuba, ushobora guhita unyandikira kuri iyo nimero maze kubabwira nkayiguha. Impamvu bavuze ngo ushobora kunyandikira nuko biba bitarenze iminota 2 video ukaba wayibonye, ukamenya ukutandukanya ayo moko 5 y'ibyapa kugira ngo nujye ugera ku bibazo nk'ibi ujye uhita ubikora. Murabizi bino bibazo hari igihe babibajije baduhaye amashusho, hari n'igihe babitubajije ariko babitubajije mu buryo bw'amagambo. Niyo mpamvu uba ugomba kubimenya. Rero ndakeka ko wamaze guhita biso cyanyacyo, ndakeka ko wamaze kucyandika ku gapapuro. Hari iso cyanyacyo nta kindi ni A, uburenganzira bwo gutambuka mbere. Nubona kino cyapa bizaba bikwereka wowe uri kukibona ko ufite uburenganzira bwo kuba watambuka mbere. Ikibazo cya kabiri kibaza ngo iki cyapa gisobanura iki? Tegereze neza. Gifite ishusho, ese uri kubona ari impande 3, ese uri kubona ari impande 4, ese uri kubona ari uruziga? Ishusho ni uruziga, umuzenguruko w'umutuku, ubuso bwera n'ibirango by'umukara. Ese kino cyapa gisobanura iki? Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Igiso cyanyacyo cyandike ku gapapuro kugira ngo uze kureba amanota uragira kuri 20. Iravuga ngo ntihanyurwa n'abanyamaguru. B kavuga ngo akayira k'abanyamaguru. C kavuga ngo aho abanyamaguru bambukira. D kavuga ngo B na C ni ibisubizo by'ukuri. B na C ni ibisubizo by'ukuri. Akaba ari akayira k'abanyamaguru, akaba ariho abanyamaguru bambukira. Ese hano urabona igiso cy'ukuri ari ikihe? Tegereze neza usubizanye ubwitonzi, hanyuma igiso cyanyacyo cyandike ku gapapuro kugira ngo uze kureba amanota uragira kuri 20. Ese niso cyanyacyo ni A, ese niso cyanyacyo ni B, ese niso cyanyacyo ni C, cyangwa ese niso cyanyacyo ni D? Hano iso cyanyacyo ndakeka ko wamaze kugitamo, ndakeka ko wamaze kucyandika ku gapapuro. Hano iso cyanyacyo nta kindi ni A, ntihanyurwa n'abanyamaguru. Bibutsa ko buno bwoko bw'ibyapa bifite ishusho y'uruziga, umuzenguruko w'umutuku, ubuso bwera n'ibirango by'umukara, biri mu bwoko bw'ibyapa bibuza. Niyo mpamvu ari kukubuza ngo ntihanyurwa n'abanyamaguru. Urabona kiriya kirango ko harimo umuntu usa nkaho ari kugenda, ariko
wakwibuka ko kino cyapa kiri mu bwoko bw'ibyapa bibuza, bakaba bari kukubuza ko hatanyurwa n'abanyamaguru. Ikibazo cya gatatu kikabaza ngo uretse mu mijyi ku yindi mihanda yagenwe na minisitiri ushinzwe gutwara abantu n'ibintu, uburemere ntarengwa ku binyabiziga bifite imitambiko 3 cyangwa irenga habariwemo makuzungu ni ikavuga ngo toni 10, b ikavuga ngo toni 12, c ikavuga ngo toni 15, d ikavuga ngo nta gisozo cy'ukuri kirimo. Makuzungu ni iki? Makuzungu mwabonye biraba imodoka biba bifite ibintu bimeze nk'ibisanduku bikure, rura rukurugwa bagwita romoroki, kiriya gikurura rura rusanduku rw'inyuma bakita makuzungu. Ese hano muri igisozo cy'ukuri ari ikihe? Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Igisozo cyanya cyandika ku gapapuro kugira ngo uze kureba amanota uragira kuri 20. Ndatekereza ko amaze guhitamo igisozo cyanya cyo, ndatekereza ko amaze kugihitamo, ndatekereza ko wamaze kucyandika ku gapapuro. Hano igisozo cyanya cyo nta kindi, ese ni A, ese ni B, ese ni C cyangwa se ni D. Mbibutsa ko toni ari urugero rw'uburemere. Ndakeka ko rero wamaze kugitamo iso cyanya cyo, ndakeka ko wamaze kucyandika wa papuro. Hano iso cyanya cyo nta kindi ni D, nta gisozo cy'ukuri kirimo. Urabona kino kibazo ukuntu bakibaje, bavuze ngo uretse mu mijyi ku yindi mihanda yagenwe, uretse mu mijyi ku yindi mihanda yagenwe na minisitiri ushinzwe gutwara abantu n'ibintu, uburemere ntarengwa ku binyabiziga bifite imitambiko 3, hano nta gisozo cy'ukuri kirimo. Hari abantu bakunda kubaza ngo mbese kutari guhita uvuga ngo igisozo cyanya cyo, hari igihe usanga ahantu hihariye hakaba hari nk'icyapa kigutegeka kuba udafite, hari uburemere utarenza, cyangwa bakakubwira ngo iyo nta mategeko abigabanya, cyangwa bakakubwira ngo hatari mu nsisiro. Niyo mpamvu guhita umuntu avuga ngo igisozo cyanya cyo ni iki ngiki biba bigoye. Niyo mpamvu kandi bino bibazo ukuntu bazabikubaza n'ujya gukora n'ubundi bazakikubaza gutya. We icyo uba ugomba gufata no gufata igisubizo, noneho ibyo ngibyo bwo bundi bumenyi bwo ubumenya iyo tangiye kujya mu muhanda nibwo ujya uragera ku cyapa kikaba kikubwira ati ntabwo wemerewe kurenza toni zingahe, ikaba cyangwa mu nsisiro. Hano biba bigoye guhita navuga ngo igisozo cyanya cyo ngo cy'ukuri ngo ni iki ngiki, ngo ni toni wenda ngo 50. Hari igihe usanga wenda yazaba ari 50 ahantu runaka, ariko ugasanga andi ho bagutegeka kuba izitarengwa wenda ari 30. Niyo mpamvu biba bigoye guhita mvuga ngo igisozo cyanya cyo ngo ni toni zingahe. Ndakeka ko waramaze kugihitamo, ndakeka ko waramaze kucyandika ku gapapuro. Ikibazo cya kane kikabaza ngo iyo nta mategeko awugabanya, by'umwihariko umuvuduko ntarengwa ku modoka zidafite ibizibuza kwiceka kubera ko ariko zikozwe ni ikavuga ngo kilometero 70 mu saha, b ikavuga ngo kilometero 40 mu saha, c ikavuga ngo kilometero 25 mu saha, d ikavuga ngo kilometero 20 mu saha. Ese hano urabona igisozo cy'ukuri ari ikihe? Tegereze neza usubizanye ubwitonzi, hanyuma igisozo cyanya cyo ucyandike ku papuro kugira ngo uze kureba amanota uragira kuri 20. Ibintu bya kilometero runaka mu saha, ikinyabiziga cyose gifite moteri kiba kibifite. Iyo uri kugenda ntabwo ugenda uri gupima umuvuduko uri kugenderaho, ariko ahubwo cyo icyo kinyabiziga kiba kiri kukwereka umuvuduko uragendaho, kikakubwira ati nukomeza kugenda kwa hano umuvuduko uri kugendaho mu saha uraba ugiye kilometero wenda 80 mu saha, uraba ugiye kilometero 5 mu saha. Rero bari kukaza hano rero ngo iyo nta mategeko awugabanya, by'umwihariko umuvuduko ntarengwa ku modoka zidafite ibizibuza kwiceka kubera ko ariko zikozwe. Ese hano urabona igisozo cy'ukuri ari ikihe? Ndakeka ko amaze kugihitamo, ndakeka ko amaze kucyandika ku papuro. Hari igisozo cyanya cyo nta kindi, ese ni A, ese ni B, ese ni C cyangwa se ni D. Hani igisozo cyanya cyo nta kindi ni C, kilometero 25 mu saha. Ikibazo cya gatanu kikabaza ngo mu mijyi no ku yindi mihanda y'igihugu, mu mijyi no ku mihanda y'igihugu igenwa na minisitiri ushinzwe gutwara abantu n'ibintu, ubwikorere ntarengwa ku kamyo iyo ari yo yose ntibushobora kurenga ibipimo bikurikira. Iravuga ngo toni 10, b ikavuga ngo toni 16, c ikavuga ngo toni 24, d ikavuga ngo nta gisozo cy'ukuri kirimo. Ese nube bwikorere ntarengwa ku makamyo yari yose. Ndakeka ko rero wamaze guhitamo igisozo cyanya cyo, ndakeka ko wamaze kucyandika ku papuro. Ese igisozo cyanya cyo ni A, ese igisozo cyanya cyo ni B, ese igisozo cyanya cyo ni C cyangwa se igisozo cyanya cyo ni D. Hano rero igisozo cyanya cyo nta kindi, ese ni A, ese ni B, ese ni C cyangwa se ni D. Hano igisozo cyanya cyo nta kindi, ndakeka ko wamaze kugihitamo. Hano igisozo cyanya cyo nta kindi ni D, nta gisozo cy'ukuri kirimo. A ntabwo ariyo, B ntabwo ariyo, ndetse na C ntabwo ariyo. Impamvu kuvuga ngo nta gisozo cy'ukuri kirimo, nkahita mvuga ngo ni toni runanga biba bigoye. Ndakeka ko nabibabwiye. Hano baravuze ngo mu mijyi no ku yindi mihanda y'igihugu, mu mijyi, mu nsisiro, iyo nta mategeko awugabanya bitewe n'imigenzereze yo mwako karere, urumva ko
biba bigoye guhita navuga ngo igisubizo cya nyacyo ni iki ngiki. Ntabwo ari ukuvuga ngo mba nanze kubibabwira, ahubwo biba bigoye. Nshobora kubikubwira ibyo nzi wenda ari iby'ahantu hari icyapa wenda runaka kibigutegeka, ugasanga wenda ugeze ahandi ugasanga hari ibibivuguruza, ukavuga ati wa muntu bujya yarambeshye. Kandi n'ubundi nujya mu kizamini bazakikubaza ikibazo kimeze kuriya. Ikibazo cya gatandatu kikabaza ngo iyo bitewe n'imiterere y'ahantu, intera itandukanye icyapa n'ahantu habi iri munsi ya metero 150 ku buryo bugaragara, iyo ntera yerekanishwa icyapa cy'inyongera giteye ku buryo bukurikira. Giteye ku buhe buryo? Tegereze neza usubizanye ubwitonzi, hanyuma iso cyanya cyandika ku papuro kugira ngo uze kureba amanota uragira kuri 20. Ese iso cyanya cyo ni A, ese iso cyanya cyo ni B, ese ni C cyangwa ni D? A rero iravuga ngo kare ifite ubuso bw'ibara ryera, B ikavuga ngo urukiramende rufite ubuso bw'ibara ryera, C ikavuga ngo mpande eshatu ifite umusenguruko utukura, D ikavuga ngo nta gisozo cy'ukuri kirimo. Ese hano urabona igisozo cy'ukuri ari ikihe? Iyo bitewe n'imiterere y'ahantu, intera itandukanye icyapa y'ahantu habi, hakaba hari nk'icyapa ariko bakagishyira kuva aho hari ahantu habi kugeza aho hantu hari icyo cyapa aho bagishinze hakaba harimo intera ya metero 150. Mo hagati bashobora gushyiramo ikindi cyapa cy'inyongera. None bari kukubwira ngo kiba giteye ku buhe buryo icyo cyapa bashobora kongeramo hagati. Ese ni A kare ifite ubuso bw'ibara ryera, ese ni B urukiramende rufite ubuso bw'ibara ryera, ese ni C impande eshatu ifite umuzenguruko utukura, cyangwa ni D nta gisozo cy'ukuri kirimo. Ndakeka ko amaze guhitamo iso cyanya cyo, ndakeka ko amaze kucyandika ku papuro. Ese ni iso cyanya cyo ni A, ese ni B, ese ni C cyangwa se ni D? Ni iso cyanya cyo nta kindi ni B, urukiramende rufite ubuso bw'ibara ryera. Ikibazo cya karindwi kikabaza ngo uretse igihe hari amategeko yihariye akurikizwa muri ako karere cyangwa imitunganyirize bwite yaho, ikinyabiziga cyose cyangwa inyamaswa ihagaze umwanya muto cyangwa munini igomba kuba iri aha hakurikira. Ese ikinyabiziga icyo ari cyo cyose cyangwa inyamaswa ihagaze umwanya muto cyangwa munini igomba kuba iri he? Hano ibisubizo bine baduhaye, guhitamo iso cyanya cyo ukacyandika ku papuro kugira ngo uze kureba amanota uragira kuri 20. Iravuga ngo mu kaboko k'iburyo hakurikijwaho yaganaga uretse igihe ari mu muhanda w'icyerekezo kimwe. Mbibutsa ko umuhanda w'icyerekezo kimwe aba ari umuhanda ushobora kwinjiramo ariko ukabutakata ngo ugaruke inyuma. Iyo wawinjiyemo uba ugomba gukomeza mpaka uvuyemo, noneho iyo uvuyemo winjiye noneho mu muhanda w'ibyerekezo byombi bibiri, haba hari icyapa kikwereka ko wamaze kwinjira noneho mu muhanda ushobora kubisikaniramo, ushobora kuba wakata ugasubira inyuma, haba hari icyapa. B ikavuga ngo iki? B ikavuga ngo ahegereye bishobotse akayira k'abanyamaguru, iyo umuhanda ugafite ariko umwanya w'ibiziga n'akayira ntube urenga santimetero 50. C ikavuga ngo A na B ni ibisubizo by'ukuri, ubwo A ikaba ari igisozo cya nyacyo na B ikaba ari igisozo cya nyacyo. C D ikavuga ngo nta gisozo cy'ukuri kirimo, ubwo A ikaba atariyo, B ikaba atariyo na C ikaba atariyo. Ese hano urabona igisozo cy'ukuri ari ikihe? Tegereze neza usubizanye ubwitonzi, igisozo cya nyacyo cyandike ku papuro kugira ngo uze kureba amanota uragira kuri 20. Ndatekereza ko amaze guhitamo igisozo cya nyacyo, ndatekereza ko amaze kucyandika ku papuro. Ese igisozo cya nyacyo ni A, ese igisozo cya nyacyo ni B, ese igisozo cya nyacyo ni C cyangwa se igisozo cya nyacyo ni D? Ndakeka ko amaze kugihitamo, ndakeka ko amaze kucyandika ku papuro. Hari igisozo cya nyacyo nta kindi ni C. A na B ni ibisubizo by'ukuri. Ikibazo cya 8 kikabaza ngo iyo ikinyabiziga gihagaritswe nijoro ku buryo abayobozi bakigana badashobora kumenya ko kibabereye imbogamizi, kigomba kugaragazwa kure n'ikimenyetso cyabigenewe kiri ahantu hagaragara kugira ngo kiburire hakiri kare abandi bayobozi baza bagisanga ariko ntibireba ibinyabiziga bikurikira. Urabizi niba ikinyabiziga gihagaritswe ari nka nijoro, ubwo abantu bari kukigana bashobora kutakibona, hari ukuntu kiba kigomba kugaragazwa. None hano bari kukubwira ngo ariko ibyo ntibireba ikibinyabiziga bikurikira. Hano hari ibisubizo ne baduhaye, ugahitamo iso cyanya cyo ukacyandika ku gapapuro. A iravuga ngo velomoteri, B ikavuga ngo ipikipiki idafite akanyabiziga ko ku ruhande, C ikavuga ngo A na B ni ibisubizo by'ukuri, velomoteri ni ipikipiki idafite akanyabiziga ko ku ruhande. D ikavuga ngo nta gisozo cy'ukuri kirimo, ubwo A ikaba atariyo velomoteri, B ikaba atariyo ipikipiki idafite akanyabiziga ko ku ruhande, na C ikaba atariyo. A na B ni ibisubizo by'ukuri. Ipikipiki idafite akanyabiziga ko ku ruhande ni ipikipiki
zisanzwe, noneho ifite akanyabiziga ko ku ruhande bigafite akantu kameze nk'akaboxi kari mu mbavu z'iyo pikipiki ushobora gushyiramo imitwaro, tuzigo ariko tutaremeye cyane. Mu bihugu byateye imbere njya mbona batwaramo n'abana. Rero ndakeka ko amaze guhitamo iso cyanyacyo, ndakeka ko amaze kucyandika ku papuro. Ese iso cyanyacyo ni A, ese iso cyanyacyo ni B, ese iso cyanyacyo ni C, cyangwa se iso cyanyacyo ni D. Hano iso cyanyacyo nta kindi ni C. A na B ni ibisubizo by'ukuri. Velomoteri n'amapikipiki adafite akanyabiziga ko ku ruhande ntabwo aba agomba, iyo ahagaritswe ari nijoro ntabwo ari ngombwa kuba afite ibimenyetso biyerekana ko ahagaze. Ikibazo cya 9 kikabaza ngo umuyobozi ugenda mu muhanda igihe ubugari bwawo budatuma anyuranaho nta nkomyi ashobora kunyura mu kayira k'abanyamaguru, ariko amaze kureba ibi bikurikira. Ibi ugomba kureba mbere y'uko uca mu kayira k'abanyamaguru. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi, hanyuma iso cyanya cyandika ku papuro kugira ngo uze kureba amanota uragira kuri 20. Iravuga ngo umuvuduko w'abanyamaguru, kareba asa abanyamaguru bari kugenda gute. Beka wanga ubugari bw'umuhanda, ukareba se umuhanda ungana ute. Se kawanga umubare w'abanyamaguru, ukabikibaza se ese ukareba niba ari umwe, ari benshi, ari itsinda. Deka wango na iso cy'ukuri kirimo A ikaba atariyo, B ikaba atariyo, C ikaba atariyo. Ese hano urabona iso cy'ukuri ari ikiyembi usako kugira utsinde. Nta kindi bisaba nuko warabonye imyitozo ihagije, kuko ibibazo bakubaza ntabwo babihimba. Ikintu usabwa kano kanya no gusubira kuri YouTube channel yacu ukareba ibizame twashyizeho mbere, ntuvuge ngo nzajya nkosora icyakozwe uwo munsi gusa, ukihintego ukavuga ati buri munsi nzajya nkosora ibizame 2 cyangwa kimwe. Ujya kumara ibyumweru 2 cyangwa icyumweru n'igice, bisa nkaho igazeti yose wamaze kuyizenguka. Kandi kiza cyo gukosora ikibazo wakosoye biba bigoye kugira ngo uzakibagirwe. Niyo mpamvu uba ugomba kubona imyitozo ihagije, niyo mpamvu twashyizeho ino channel kugira ngo ibafashe kubasobanurira. Ese hano irabona igiso cy'ukuri ari ikihe? Ndakeka ko amaze kugihitamo, ndakeka ko amaze kucyandika wa papuro. Hano iso cyanya cyo nta kindi ni D. Nta giso cy'ukuri kirimo. Murabizi kunyura mu kanyira k'abanyamaguru ntabwo byemewe, gusa waca mu kayira k'abanyamaguru abanyamaguru bo bagaca. Niyo mpamvu hano iso cyanya cyo ari D, nta giso cy'ukuri kirimo. Ikibazo cya 10 kikabaza ngo kubyerekeye kwerekana ibinyabiziga no kumurika kwabyo ndetse no kwerekana ihindura ry'ibyerekezo byabyo. Birabujwe gukora andi matara cyangwa utugarurarumuri uretse ibitegetswe, ariko ibyo ntibireba amatara akurikira. A iravuga ngo amatara ndanga, B ikavuga ngo amatara ari imbere mu modoka, C ikavuga ngo amatara ndanga burumbarare, D ikavuga ngo ibisubizo byose nibyo. Hano utugarurarumuri niba ari bwo bwa mbere ugeze ko ino channel, reka gusobanura akagarurarumuri agakoresho ubwako ntikaka, ariko iyo urumuri rukubiseho w'ikindi kinyabiziga uhita ubona katse. Niba ikinyabiziga cyawe giparitse ahantu gifite utugarurarumuri wenda mu mbavu zacyo, akaza ikindi kinyabiziga giturutse kure kigakubitaho urumuri, utwo tugarurarumuri duhita dusa nk'utwatse. Niba gasa umutuku ukabona katse umutuku, niba gasa umuhondo kakaba katse umuhondo, ariko ubwatwo ko butakwaka. Habaho n'irangi ngarurarumuri bashobora kurishyiraho bari kugaragaza inkombe mpimbano z'umuhanda, cyangwa hari ubundi butumwa bashaka kukwereka. Ese hano urabona igiso cy'ukuri ari ikihe? Ndatekereza ko amaze kugihitamo, ndatekereza ko amaze kucyandika ku papuro. Ese iso cyanya cyo ni A, ese ni B, ese ni C, cyangwa se ni D? Hano rero ndakeka ko amaze guhitamo iso cyanya cyo, ndakeka ko amaze kucyandika ku papuro. Hano iso cyanya cyo nta kindi, ese ni A, ese ni B, ese ni C, cyangwa se ni D? Hano iso cyanya cyo nta kindi ni B. Amatara ari imbere mu modoka. Ikibazo cya 11 kikabaza ngo iyo itara ry'umuhondo rimyatsa rikoreshejwe mu masangano y'amayira ahwanyije agaciro rishyirwa ahagana he? Ese itara ry'umuhondo rimyatsa iyo rikoreshejwe mu masangano y'amayira ahwanyije agaciro rishyirwa ahagana he? Hano hari ibisubizo bine baduhaye, ugahitamo iso cyanya cyo ukacyandika ku papuro kugira ngo uze kureba amanota uragira kuri 20. A iravuga ngo kuri buri nzira, B ikavuga ngo hagati y'amasangano, C ikavuga ngo iburyo bw'amasangano, D ikavuga ngo A na B ni ibisubizo by'ukuri. Ese hano urabona igiso cy'ukuri ari ikihe? Tegereze neza usubizanye ubwitonzi, iso cyanya cyo cyandike ku papuro kugira ngo uze kureba amanota uragira kuri 20. Ndatekereza ko amaze guhitamo iso cyanya cyo, ndatekereza ko amaze kucyandika ku papuro. Hari iso cyanya cyo se ni A kuri buri nzira, ese ni B hagati y'amasangano, ese ni C iburyo bw'amasangano, cyangwa ni D. A na B ni ibisubizo by'ukuri. Hano rero ndakeka ko amaze kugihitamo, ndakeka ko amaze kucyandika ku papuro. Hari iso cyanya cyo nta kindi ni D. A na B ni ibisubizo by'ukuri. Ikibazo cya
12 kikabaza ngo tegereze neza, inkombe z'inzira nyabagendwa cyangwa z'umuhanda zishobora kugaragazwa n'ibikoresho ngarurarumuri. Ibyo bikoresho bigomba gushyirwaho ku buryo abagenzi babibona. Iravuga ngo babona gusa ibumoso bwabo iby'ibara ritukura, beka ngo iburyo babona iby'ibara risa n'icunga rihishije gusa, seka ngo babona iby'ibara ry'umuhondo ibumoso. Deka ngo nahiso cy'ukuri kirimo. Mbibutsa ko ukeneye ko nkwigisha by'umwihariko, niba ufite akazi gatuma utaha nijoro ukavuga ati wenda ntabwo wabona ukuntu uza mu ishuri, hano mfite dokima nyinshi zagufasha kwiga mu gahe gato, ukagenda nawe ugakorera provisoire, ugakora rimwe ugahita utsinda. Wicyo ubusabwa no kunyandikira kuri 0789931626 nkagufasha, kuko abantu benshi bakunda kuboneka nijoro bitewe n'akazi bakora. Ubwo rero urambwira ati mboneka kuva wenda saa 2 kugeza saa 4, izo saa nk'abamari za nijoro, nkagusobanurira nkakwigisha, kandi mba ndi kukwigisha uri umwe, ntabwo ari ukuvuga ngo ni ukwigisha ngo muri classe y'abantu benshi, ubu uri umwe ukabyumva ku buryo buhagije. Rero ndakeka ko wamaze guhitamo iso cyanyacyo, ndakeka ko wamaze kucyandika abapapuro. Hano iso cyanyacyo nta kindi ni nta giso cy'ukuri kirimo. Ikibazo cya 13 kikabaza ngo za autobus zagenewe gutwara abanyeshuri zishobora gushyirwaho amatara abiri asa n'icunga rishije amyatsa kugira ngo yerekane ko zihagaze, no kwerekana ko bagomba kwitonda. Ayo matara ashyirwaho ku buryo bukurikira. Ivuga ngo iki? Amatara abiri ashyirwa inyuma. Beka ngo amatara abiri ashyirwa imbere. Seka ngo rimwe rishyirwa imbere irindi inyuma. Deka ngo B na C ni ibisubizo by'ukuri. Beka bari amatara abiri ashyirwa imbere, na Seka bari yo rimwe rishyirwa imbere irindi inyuma. Ese hano urabona igiso cy'ukuri ari ikihe? Tegereze neza usubizanye ubwitonzi, hanyuma iso cyanya cyandike ku papuro kugira ngo uze kureba amanota uragira kuri 20. Ndakeka ko wamaze guhitamo iso cyanyacyo, ndakeka ko wamaze kucyandika ku papuro. Hano rero iso cyanyacyo ese ni A, ese ni B, ese ni C cyangwa se ni D. Hano iso cyanyacyo nta kindi, ndakeka ko wamaze kugihitamo ni C. Rimwe rishyirwa imbere irindi rigashyirwa inyuma. Rimwe rigashyirwa imbere kugira abaturutse imbere babibone, irindi rigashyirwa inyuma kugira n'umuyobozi w'ikinyabiziga uri kuza asanga iyo autobus uturutse inyuma nawe abashe kuyibona. Ikibazo cya 14 kikabaza ngo itara ryo guhagarara ry'ibara ritukura rigomba kugaragara igihe ijuru rikeye nibura mu ntera ikurikira. Iravuga ngo metero 100 ku manywa na metero 20 nijoro. Beka ngo metero 150 ku manywa na metero 50 nijoro. Seka ngo metero 200 ku manywa na metero 100 mu joro. Beka ngo nta giso cy'ukuri kirimo. Ese hano urabona igiso cy'ukuri ari ikihe? Tegereze neza usubizanye ubwitonzi, hanyuma iso cyanya cyandike ku papuro kugira ngo uze kureba amanota uragira kuri 20. Ese iri tara ryo guhagarara ritukura rigomba kugaragara nijoro igihe ijuru rikeye nibura mu ntera ingana ute? Hano rero ndakeka ko wamaze guhitamo iso cyanyacyo, ndakeka ko wamaze kucyandika ku papuro. Hano iso cyanyacyo nta kindi, ese ni A, ese ni B, ese ni C cyangwa se ni D. Hano iso cyanyacyo nta kindi ni D. Nta giso cy'ukuri kirimo. Impamvu nta giso cy'ukuri kirimo, nkuko bino bibazo byomba nawe gusobanurira. Urabona ku manywa nibwo uba uri kureba itara riri kwaka ku manywa, ntabwo waribonera mu ntera nini. Nijoro ariko iyo itara riri kwaka ari nijoro ushobora kuribonera mu ntera nini. None hano uri kuvuga ngo metero 100 ku manywa ukaba wareba itara riri muri metero 100 ku manywa, ariko nijoro ukarirebera muri metero 20. Beka ngo ukaba warireba muri metero 150 ku manywa, nijoro ukarirebera muri metero 50. Saka ngo ukaba warirebera muri metero 200 ari ku manywa izuba riri kuva, nijoro ariko ukarirebera muri metero 100. Hano gahita ubona ko nta giso cy'ukuri kirimo. Nijoro nibwo uba wareba kure, itara riri kure kuruta uko warireba riri kure riri ku manywa. Ndakeka ko wamaze guhitamo iso cyanyacyo. Hariya rero iso cyanyacyo ni D. Impamvu nuko ku manywa niho uba ugomba kureba hafi, ahubwo nijoro ahubwo ukareba kure. Niyo mpamvu hano byahise biba nta giso cy'ukuri kirimo. Ikibazo cya 15 kikabaza ngo ikinyabiziga kibujwe guhagarara akanya kanini. Aha hakurikira murabizi hari ukuntu ibinyabiziga biba bikozwe kujyo kiba cyahagarara ahantu igihe runaka, igihe kirekire, ariko birabujwe kuba cyahagarara umwanya munini. Aha hakurikira hehe? Iravuga ngo imbere y'ahantu hinjirwa hanasohokerwa n'abantu benshi, nko mu miryango y'insengero, mu mwinjiro w'isoko cyangwa ahandi hantu. Beka ngo mu muhanda ho ugabanyijemo ibisate bigaragazwa n'imirongo idacagaguye.
Seka ngo A na B ni ibisubizo by'ukuri, A ikaba ari igiso cya nyacyo na B ikaba ari igiso cya nyacyo, D ikaba ngo nta giso cy'ukuri kirimo. Ese hano urabona igiso cy'ukuri ari ikihe? Tegereze neza usubizanye ubwitonzi, hanyuma igiso cya nyacyo cyandike ku papuro kugira ngo uze kureba amanota uragira kuri 20. Ndakeka ko wamaze guhitamo igiso cya nyacyo, ndakeka ko wamaze kucyandika ku papuro. Ese igiso cya nyacyo ni A, ese igiso cya nyacyo ni B, ese igiso cya nyacyo ni C cyangwa se igiso cya nyacyo ni D? Hano igiso cya nyacyo nta kindi, ndakeka ko wamaze kugihitamo, ndakeka ko wamaze kucyandika ku papuro. Igiso cya nyacyo nta kindi ni C. A na B ni ibisubizo by'ukuri. Ikinyabiziga kibujije guhagarara imbere y'ahantu hinjirwa hanasokerwa n'abantu benshi ndetse no mu duhanda aho ugabanyijemo ibisate bigaragazwa n'imirongo idacagaguye. Ndakeka ko waramaze guhitiyamo, ndakeka ko waramaze kucyandika ku gapapuro. Ikibazo cya 16 kikabaza ngo tegereze neza ukuntu kibaza ngo iyo bwije kugeza bukeye cyangwa bitewe nuko ibihe bimeze nk'igihe cy'ibihu cyangwa cy'imvura bitagishoboka kubona neza muri metero 200 udusiko twose tw'abanyamaguru nk'imerekerane cyangwa udusiko tw'abanyeshuri bari ku murongo bayobowe n'umwarimu, iyo bagenda umuhanda ku isonga hakaba hari abantu barenze umwe, bagomba kugaragazwa ku buryo bukurikira. Ese bagomba kugaragazwa ku buryo bumeze ute? Hano hari ibisubizo bine baduhaye, ugahitamo igiso cya nyacyo ukacyandika ku papuro kugira ngo uze kureba amanota uragira kuri 20. A iravuga ngo imbere ni itara ry'umuhondo ritwariwe ibumoso, B ikavuga ngo inyuma ni itara ryera ritwariwe ibumoso, C ikavuga ngo iki? Tegereze neza. C ikavuga ngo B ikavuga ngo inyuma ni itara ryera ritwariwe ibumoso n'umuntu uri ku murongo w'inyuma hafi y'umurongo ugabanya umuhanda mo kabiri. C ikavuga ngo A na B ni ibisubizo by'ukuri, D ikavuga ngo nta giso cy'ukuri kirimo. Ese hano urabona igiso cy'ukuri ari ikihe? Abantu bari kugenda mu muhanda udutsiko, abantu benshi, urumva hari igice cy'umuhanda barafata. Rero noneho ni igihe cy'ibihu, umuyobozi w'ikinyabiziga ntabwo ari kureba mu ntera runaka. Ko byagenda kose hari ukuntu baba bagomba kugaragazwa kugira ngo barinde abandi bayobozi bari kwitwara ibinyabiziga ndetse nabo birinde ibyago. Ese bahagaragazwa gute? Hano rero hari ibisubizo bine baduhaye, ndakeka ko wamaze guhitamo igiso cya nyacyo, ndakeka ko wamaze kucyandika ku papuro. Ese igiso cya nyacyo ni A, ese igiso cya nyacyo ni B, ese igiso cya nyacyo ni C cyangwa se igiso cya nyacyo ni D? Hano rero igiso cya nyacyo nta kindi, ndakeka ko wamaze kugihitamo, ndakeka ko wamaze kucyandika ku papuro. Hano igiso cya nyacyo nta kindi ni D, nta giso cy'ukuri kirimo. Kuno kuntu bavuze bagaragazwa nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ikibazo cya 17 kikabaza ngo amatara ndangambere na ndanganyuma y'imodoka zitarengeje metero 6 z'uburebure na metero 2 z'ubugari habariwemo imitwaro kandi nta kindi kinyabiziga kiziritseho ashobora gusimburwa n'amatara yo guhagarara umwanya munini iyo ibyo binyabiziga bihagaze umwanya muto cyangwa munini mu nsisiro bibangikanye ku ruhande rw'umuhanda. Ayo matara arangwa n'amabara akurikira. Ese arangwa n'amabara asa ati ayo matara? A iravuga ngo umweru cyangwa umuhondo imbere, B ikavuga ngo umutuku cyangwa umuhondo inyuma, C ikavuga ngo A na B ni ibisubizo by'ukuri, umweru cyangwa umuhondo imbere, B nayo ikaba ari igiso cy'ukuri, umutuku cyangwa umuhondo inyuma. Ese hano D ikavuga ngo nta giso cy'ukuri kirimo, ubwo bashatse kuvuga ngo A ikaba atari yo, B ikaba atari yo na C ikaba atari yo. Ese hano urabona igiso cy'ukuri ari ikihe? Itegereze neza usubizanye ubwitonzi, hanyuma igiso cya nyacyo cyandike ku papuro kugira ngo uze kureba amanota uragira kuri 20. Ndakeka ko wamaze guhitamo igiso cya nyacyo, ndakeka ko wamaze kucyandika ku papuro. Ese hano urabona igiso cya nyacyo ari A, ese ni B, ese ni C cyangwa se ni D? Hano igiso cya nyacyo nta kindi, ndakeka ko wamaze kugihitamo ni C. A na B ni ibisubizo by'ukuri, ni umweru cyangwa umuhondo imbere ndetse n'umutuku cyangwa umuhondo inyuma. Ikibazo cya 18 kikabaza ngo amatara ndangaburumbarare agomba kubonwa nijoro igihe ijoro rikeye n'umuyobozi w'ikinyabiziga kiri mu ntera ya. Ese aya matara ndangaburumbarare aba agomba kubonwa nijoro igihe ijoro rikeye n'umuyobozi w'ikinyabiziga kiri mu ntera ingana ute? Iyo ubwo ni umuyobozi w'ikinyabiziga ari kuza gusanga, aba agomba kukubonera mu ntera ingana ute? A iravuga metero 50 nibura, B ikavuga ngo metero 100 nibura, C ikavuga ngo metero 150, D ikavuga ngo metero 200 nibura. Ese hano hari igisubizo cy'ukuri ari ikihe? Tegereze neza usubizanye ubwitonzi, igiso cya nyacyo yandike ku papuro kugira ngo uze kureba amanota uragira kuri 20. Bibusa ko metero ari urugero rw'uburebure, aho metero imwe ibangana na santimetero 100, naho kilometero imwe ikangana na metero 1000, ubwo kilometero imwe nayo ikangana na santimetero 100.
Impamvu mbabivuze nuko mwa bino bibazo bakunda kutubazamo ibintu bijyanye n'ingero, kandi nizo ngero bakunda gukoresha kilometero, bagakoresha metero, bagakoresha santimetero, mu buremere bagakoresha toni. Rero ndakeka ko amaze gutema iso cyanya cyo, ndakeka ko amaze kucyandika kwa papuro. Iso cyanya cyo se ni A, ese ni B, ese ni C cyangwa se ni D. Iso cyanya cyo ni D. Muri metero 200 nibura ukaba ikinyabiziga umuyobozi uri kuza gisanga ashobora kuba yabonera ari amatara mu ntera, amatara ndangaburumbarare mu ntera ya metero 200 nibura. Ikibazo cya 19 kikabaza ngo atari mu nsisiro ibyapa bibura n'ibyapa byo gutambuka mbere bigomba gushyirwa mu ntera ikurikira y'ahantu habyerekana. Irabo ngo metero 150 kugeza kuri metero 200, B ngo metero 100 kugeza kuri metero 150, C ngo metero 50 kugeza kuri metero 100, D ngo na iso cy'ukuri kirimo. Bibutsa ko video y'ibyapa namaze kuyibakorera, muntu utazi ibyapa bitegeka, muntu utazi ibyapa biburira, muntu utazi ibyapa byo gutambuka mbere, nyandikira kuri 0789351626 mite nyiguha ako kanya ni mu minota nk'ibiri, cyangwa se ujye kuri YouTube channel yacu urebe video yanditseho ngo amoko 5 y'ibyapa byo ku mihanda, asigaye urebe urajya kuyirangiza wamenye gutandukanya amoko 5 y'ibyapa, kugira ngo nujye ugera ku bibazo nk'ibi ujye umenya ibyo byapa bari kukubaza se bibisute, bimezute, bibayishatse kuvuga iki, bisobanuye iki, bishinzwe iki, bibwira iki umuyobozi w'ikinyabiziga. Ndakeka ko amaze guhitamo iso cyanya cyo, ndakeka ko amaze kucyandika kwa papuro. Iso cyanya cyo nta kindi ni A, metero 150 kugeza kuri metero 200. Ikibazo cya 20 aricyo cya nyuma kirabaza ngo inkombe z'inzira nyabagendwa cyangwa z'umuhanda zishobora kugaragazwa n'ibikoresho ngarurarumuri. Ibyo bikoresho bigomba gushyirwaho ku buryo abagenzi babibona ku buryo bukurikira. A iravuga ngo babona iburyo bwabo iby'ibara ritukura cyangwa bisa n'icunga rihishije, B ngo ibumoso babona iby'ibara ryera, C ngo A na B ni ibisubizo by'ukuri, D ngo na iso cy'ukuri kirimo. Ese hano urabona igiso cy'ukuri ari ikese inkombe z'inzira nyabagendwa cyangwa z'umuhanda zishobora kugaragazwa n'ibikoresho ngarurarumuri. Ibyo bikoresho ngarurarumuri ubwo ni ibikoresho byose bishobora kugarura urumuri. Ubwo nababwiye utugarurarumuri ukuntu tumeze, bwatwo ni twaka, ariko iyo urumuri rukubise rw'ikindi kinyabiziga duhita twaka bitewe nuko dusa, ukabona tutanze urumuri ku buryo bita bibwira umuyobozi w'ikinyabiziga ati hari ahaparitse wenda nk'ikinyabiziga, cyangwa se agahita hari ubutumwa bimuha kugira bimufashe kwirinda icyago. None bari kukubwira ngo inkombe z'inzira nyabagendwa cyangwa z'umuhanda zishobora kugaragazwa n'ibikoresho ngarurarumuri. Ibyo bikoresho bigomba gushyirwaho ku buryo abagenzi babibona ku buryo bukurikira. Ese ubuhe buryo? Ese igiso cyanya cyo ni A, babona iburyo bwabo iby'ibara ritukura cyangwa bisa n'icunga rishije. Ese igiso cyanya cyo hano ni B, ibumoso babona iby'ibara ryera. Ese igiso cyanya cyo ni C, A na B ni ibisubizo by'ukuri, cyangwa igiso cyanya cyo ni D na iso cy'ukuri kirimo. Ndakeka ko amaze kugihitamo, ndakeka ko amaze kucyandika wa papuro. Hano igiso cyanya cyo nta kindi, ese ni A, ese ni B, ese ni C cyangwa se ni D. Hano igiso cyanya cyo nta kindi ni C, A na B ni ibisubizo by'ukuri, babona iburyo bwabo iby'ibara ritukura cyangwa risa n'icunga rishije, na B ikaba ariyo ibumoso babona iby'ibara ryera. Ndakeka ko kino kizame dukosoranye hari ikintu kigufashije. Ndakeka ko insise turi gushaka twese tuzakiraho. Hari ikibazo wagize wanyandikira cyangwa ukampamagara nkagufasha, ukeneye code naho wanyandikira cyangwa ukampamagara nkagufasha. Ndabakunda cyane, Imana ibahe umugisha kandi ijye ibongerera ubumenyi.